Yego nibyo koko byamaze kwanzurwa n'inama y'abaminisitiri yo kuri uyu wa karindwi 2025 ndetse uyu munsi inama y'abaminisitiri yemeje ko hari impinduka nyinshi zigiye kuba mu burezi kandi izo mpinduka nkeka ko ziteye ubwoba kuri wowe ugiye kwiga muri iyi myaka ndetse wowe ufite inzozi zo kuba waziga cyane ukabona buruse ukajya kwiga kaminuza kuko nabikubwiye n'impinduka z'inama y'abaminisitiri, imyanzuro n'ibyemezo bafashe bikakaye ku buryo bigiye kugira amashuri ikintu gishobora kuba kigiye kugorana cyane kurenza ibindi byose. Nk'uko nabikubwiye mu burezi hagiye kubamo impinduka nyinshi zigiye zitandukanye. Iya mbere, abanyeshuri biga by'umwihariko ibintu bijyanye n'indimi bo bafite icyo twakiga nk'ibibazo bikomeye cyane kubera ko bigaga literature in English ariko igiye guhindurwamo pure literature. Niwumva pure literature wumve ko ari ubuvanganzo ariko bunoze butavangiyemo ikindi kintu cyose. Bazajya biga ubuvanganzo bw'ibihugu by'umwihariko basubire mu mateka ya kera, biga ibintu biteye ubwoba ku buryo bitandukanye n'ibyo abiga literature y'ubu ngubu in English babona. Ikindi kintu kigiye kuba ni uko abakoraga ikizami bakora amasomo ageze kuri 5 na 6 gusa bagiye gutangira kuzajya bakora amasomo 11 mu kizami cya leta. Abiga ibijyanye na Hegel, isomo ryose bazajya biga ririmo ibintu bijyanye n'ubuvanganzo cyangwa se ibyo twita literature, bazajya biga bakora igifaransa, bakora ikinyarwanda, imibare, hiyongereho na psychology n'andi masomo ataratangara bazajya bakora. Ikindi kandi abarimu bazajya babigisha ayo masomo bategetswe kuba baratsinze icyongereza ku buryo bwo hejuru. Ikindi amahirwe hari uko nabikubwiye rero, abarimu bize icyongereza nibo bagiye kugira amahirwe by'umwihariko abagitsinze ku rwego ruhanitse. Ibi ngibi bizajya bibafasha kuba ibyo bigiye babibonera akazi, ikindi kandi bakabasha kwiteza imbere. Naho abatsinzwe icyongereza bategetswe gusubira kwiga igitaraganya bakajya kwiga icyongereza kubera ko bidatinze uzaba utarajya kwiga kaminuza imyaka 2 ikamushiriraho azahita avanwa mu kazi cyangwa se ahabwa ikizami cy'icyongereza yongera gikore atsindwa, ataha iwabo akazi kagahabwa abazi icyongereza. Impamvu leta ibikoze gutyo ni uko yabonye abanyeshuri benshi biga mu bigo by'amashuri yisumbuye bajya basohokamo wagira ngo ntabwo bigeze biga icyongereza, ku buryo ubwira umwana icyongereza bikarukwa n'uko wamubwira ahubwo indimi atigeze aniga kuko byose ntabwo aba abyumva kimwe. Reka ngushimire twabonye muri kino kiganiro ubwiye ngo ngende Isa uri ku Rwanda Rumu TV, gusa gukora subscribe kugira ngo